Mbanje kubasuhuza mwe tugiye kubana muri iki kiganiro, mbibutsa ko iki kiganiro ari impamba y'ubwenge. Nge mwumva nitwa 2MC. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe no kumva amagambo y'ubwenge azagufasha guhindura imitekerereze yawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza burimo intego, ubumwe n'iterambere. Reka mbahe ikaze muri iki kiganiro. Ijambo rya mbere mu magambo y'uno munsi, abantu benshi batinya ibitekerezo bishya, ariko nge nzi ko ibitekerezo bishya ari byo bizana iterambere. Niba urimo kunyumva aka kanya, ntugatinye gutekereza mu buryo butandukanye n'ubwo wajya gutekerezamo. Ugomba gutekereza ibitandukanye n'iby'abandi. Reka nkwibutse gukanda kuri subscribe no gusharinga icyo kiganiro no gukanda muri comment tugashyiramo ibitekerezo kugira ngo dukomeze kuryoherwa no kungurana ibitekerezo ku buryo burambye. Reka dukomeze n'ijambo rya kabiri ry'uno munsi. Menya ko ntacyo wabasha kugeraho utasizemo akanyabugabo. Umva, ntugacike intege kubera urugendo runaka, ahubwo nshuti yanjye icyo nakubwira shishikariza kurusoza. Ijambo rya gatatu, inshuti zawe ziraza zikagenda, ariko menya ko intego zawe zo zizagumana nawe iteka. Icya kane, itandukaniro riri hagati y'abakomeye n'abadakomeye nuko abakomeye babasha gutekereza neza ku nzozi zabo. Ngira ngo nkubwire wowe wumva kudakomeye, ugomba kwihangana kuko inzira y'ubutsinzi ikeneye abakomeye gusa. Icya gatanu, menya ko umunsi umwe ibyo ukora uyu munsi bishobora kuzavamo impano y'ahazaza hawe. Ubwo rero nawe wabyumvise, igihe cyawe gikoresha iby'ingirakamaro. Icya gatandatu, ntugashyire imbaraga zawe mu gusobanura ibyiza byawe, ahubwo shyira imbaraga mu kubyerekana, kuko nawe urabizi ibikorwa nibyo byivugira kurusha amagambo. Icya karindwi, ibikorwa bito byavuye mu nzozi zawe nibyo bishobora kukugeza ku bisubizo binini. Cyo nakubwira, gira kuraje mu byo ukora kandi ubishyiremo imbaraga nyinshi cyane. Ijambo rya munani mu magambo y'uno munsi, menya agaciro kawe kandi wirinde ibigutwara umwanya utari kugira icyo bikuramo. Rero ugomba guhitamo bifite umumaro mu buzima bwawe, akaba ari byo ukora. Icya cyenda, ntukwiye guharanira kuba mwiza mu maso y'abandi, ahubwo haranira kuba mwiza imbere yawe. Umva icyo shaka kuvuga, ugomba kubaha amahirwe yawe kuko ariyo yakugeza kure. Icya cumi, ubuzima ni urugamba, ariko iyo urwana ufite intego byanga bikunze uranesha. Rero ihatire kurwana urugamba rwakugeza ku ntsinzi. Ijambo rya 11, rero gira umuco wo kwiyungura ubumenyi kuko ubuzima ari isomo ridashira. Ugomba gufata ko buri munsi uramutse uri muzima ari indi ntambwe yo gukura mu bwenge no gutekereza ibyakugirira akamaro. Ijambo rya 12, ese waba uzi ko inzozi zidaherekejwe n'ibikorwa ari urupfu rw'ibyifuzo? Bivuze ko icyo watekereje ntugishyira mu bikorwa kizaba impamo. Icya 13, ntugatinye gusohoka mu nzira abantu bose banyuzemo, ahubwo byaba byiza kurushaho uremye indi, kuko mu iterambere bisaba gutekereza ndetse no gukora ibitandukanye n'iby'abandi. Ijambo rya 14, ubuzima bwawe ni nk'igiti, rero wowe ibyo wibandaho nibyo bizatanga imbuto kuri icyo giti. Rero ugomba guhitamo ibikomeza umubiri wawe n'ubwenge bwawe. Ijambo rya 15, imigambi idashyirwamo imbaraga ni nk'ubwato butagira umuyaga. Icyo nakubwira, niba urimo kunyumva aka kanya, ntugapfe kugira inzozi gusa, ugomba gushyiramo umurava n'umurongo uhamye. Ijambo rya 16, ntuzigere na rimwe wibwira ko utabishoboye. Hari igihe uba uri hafi yo kuzagera ku ntsinzi utabizi. Icya 17, gukorera ku ntego bizatuma udatakaza igihe. Rero uyu munsi wa none tangira ufate gahunda yo kugera ku kintu ufite mu ntego zawe. Icya 18, ndagira ngo wumve neza witonze, ikiguzi cyo gutsindwa ni gito ugereranyije inyungu zo kugerageza. Bishatse kuvuga ko buri kintu cyose ukora
kigufungurira andi mayira yo kugera ku bintu byinshi. Ijambo rya 19: gushyira imbere indangagaciro bizagutandukanya n'abantu babi kandi bikwereka inzira nzima. Rero baho uhereye ku by'ukuri ndetse no kubikwiye. Ijambo rya 20 ari naryo jambo dushorejeho uyu munsi: menya ko buri munsi ari indi ntambwe yo kubaka uwo ushaka kuzaba we. Rero ugomba gufata ko buri munsi ari indi ntambwe yo kwegera inzozi zawe n'intego zawe. Mbashimira cyane mwe tumaze kubana muri iki kiganiro, mbibutsa gukanda subscribe, like ndetse no gutanga comment. Hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka kutugezaho, bishyiraho hepfo muri comment nta kibazo, nzajya ngenda mbibasubiza. Murakoze.